tugeze muri wa mwanya kwigira hamwe amagambo y'ubwenge, igice cya 4. Njye ni Dusengumuremyi Emmanuel kuri Reba Kure TV. Icya mbere, niba udakunze amagambo yanjye wiyumva, niba udakunze uko ngaragara windeba, niba udakunze ibikorwa byanjye hindukiza umutwe, biroroshye. Rero wihangayikishwa n'ibitakureba, ite ku bikureba ubwawe. Icya kabiri, abantu bazagucira urubanza ku bikorwa byawe, ntuzigere ubyitaho. Ibyo abantu bakubwira ko ugomba kwitaho si byo by'ingenzi kurusha ibyo ugomba kwitaho wowe ubwawe. Icya gatatu, inzozi zidafite ibikorwa bishobora kukuzanira ubwoba. Nyamuneka rota wongereho ibikorwa bizakuzanira intsinzi. Icya kane, amagambo yawe ntacyo aba avuze nta bikorwa. Kora none ibindi uyaharire igihe n'Imana muvandimwe. Icya gatanu, guhinduka ntago ari ingenzi mu buzima gusa. Mu buzima nk'uko umuntu avuka, agakura, agasaza, agapfa, byose biba kubera ko ubuzima bwahindutse. Icya gatandatu, ubuzima bujyanye no guhinduka. Igihe kimwe uba ubabaye, ikindi gihe ukaba ari mwiza, ariko ibyo bihe byombi birajyana. Icya karindwi, gushidikanya byica inzozi kurusha gutsindwa. Uko ushidikanya ku byo wakagombye gukora, birangira utagikoze kubera gushidikanya. Ese aya magambo uyumvise ute? Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, hanyuma tugakomeza ukabana natwe. Kandi ashimira uwakoze subscribe kuri iyi channel. Naho ubutaha na episode ya 5. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.